Eteri rero nabonye amakuru ariko icyo mbona cyo mama 23 nayo irabizi ko ku ruhande rwayo igambanirwa kandi ifite amakuru. Wabonye ko za Rubaya ntago ari cyo ngiye kugarukaho, wabonye ko Rubaya naho harashwe haza renda birundamuriyemo ubwo ni coalition, ndetse aho benshi bavugaga bati ese bigenze bite kugira ngo iyi drone irase mu ijoro muri Rubaya. Ubwo ni kuri guest house, byagenze bite rero kugira ngo aya makuru urumva bamenye ko aba basirikare ba 23 bari muri Rubaya. Rajo itubyibaza ari byo ndetse benshi bibaza. Ubwo bamwe mu baturage bahamagaye, urumva urabizi neza ko abakorana kuri telefone na Kinshasa. Ati kuko ngende kubibona nahandi ndi kubabona n'amaso yanjye. Ikintu cyabaye rero ngo mama 23 yariri bisunzu. Yahise izamuka ijya mu ruguru ku gasozi bita Bisunzu. Ndetse bavuga ko aduyiwe yarari ahitwa Gacoma. Ariko nguri Gacoma warasa uri Bisunzu. Icyo bakoze rero hari uwora biturusha baryamye mu byatsi nyene bari mbere ya byose bafashe ibizamodoka. Ubwo ndagiye gusonera akantu kandi ubwo bakoresheje terime yo gukororinga bagendesha inda. Yego. Noneho rero uri kuvuga ko hari ubugambanyi. Erega naziriya telefone zabo nazo ubwazo na ubugambanyi. Bari gutrendinga abantu bari abasirikare bo ku ruhande rwa leta. Kuba rero yaza akemera kuko n'ubundi arabona yuko mwabatsinze, ariko nyuma yaho agakomeza gukorana na leta ya Kinshasa ntabwo ari igitangaza. Yego. None se mu minsi yashize ntabwo Kitsekedi yigeze kujya ashaka kohereza amafaranga ayoherereza panwa guverineri ye umuvugizi iye abantu benshi cyane ugasanga ni convoy ishyano ryose. Ibyo rero bagende babigabanya kuko byanze bikunze bigaragara ko okay abo baturage uvuga wabonyeho M23 ivuye uburyo abaturage baserebura. Tubaza bwana Rutagengwa nakomeje mbona benshi batubaza batese ko tubona ibitangazamakuru bivuga ko umugaba makuru w'ingabo yaguye Rubaya. Aya makuru nibihuha pe. Reka nge nyababwire naje mbona ari benshi babimbaza kandi koko ibitangazamakuru byabyuse biyavuga aya makuru nibihuha kuko ahubwo izi drone bivuga ko hari Jimmy Colonel ndetse no majoro witwa Juste ndetse ari nabo bakoze ibyo ngibyo. Yego. Abari baje bagakwirwa imishwaro. Yego, ariko nta makuru rwose ariko abayidayinga hariya ngo muhimu yetu ni ku muto wa Kitsekedi uramubwira yuko uzamutowa nyine. Nawe arashaka kugutowa. Makenga n'umusirikare gusa icyo navuga cyo suko enda bitaba ariko reka nkubwize kuri viate. Iyo urebye uburyo kiwe strategies zitandukanye na kwa kundi wa mugano ubona hari umuntu hari mu rugamba amatelefone ibiki byose amashenete ukibaza ati iki ni ikibazo, ariko we uko ubibona we agaragara gake pe. Narabivuze nti tuzi ofisi za Nanga. Yego. Tuzi ofisi za Dr Barinda. Tuzi iza Bertrand Bisimwa. Yego. Ariko noneho narabaje nti iza General Major Sultani Makenga zo zibaye ntazo wabona. Kimwe nuko nawe ashobora kuba yaracukuye indake nk'abandi ari bakubise hariya. Yego. Makenga rero ntabwo arapfa, apfuye byamenyekana. Urabona Lieutenant Colonel Wiringoma byahise bimenyekana. Kinshasa ihita ibyigamba. Kinshasa rero ntabwo yaba yarashe General Makenga ngo ye kutabyigamba kuko n'ubundi izo drone zitanga amafoto mbere yuko zigira icyo zikora. Yego. Niba zije ari we zitumbiriye mbere yuko zinamwoherereza bombe byibura aya mafoto abayageze bavuga bati nguyu turamufite nguyu. Ntabwo yari yapfa rero aracyahari, ahubwo noneho ubwo batangiye kumubika yaravuze ngo abarundi nibaze bakora isuku hano, nibaze batoragura imirambo yabo kuko igice turimo kiri kunuka. Icyo gihe njya kubivuga yari yavuze ngo byakajugujugu bigeze guhanura. Ngo kajugujugu ihaye iri kuribwa n'amasamake. Yego. Avuga nti wa mugabo rero ureka guteta rwose, ubwo n'uguteta murateta mu ntambara murateta n'abantu
barwanirira igihugu, mwebwe muri nyeshyamba kugeza ubu ngubu. Icyo gihugu rero nacyo gishobora kuzaberekaho kibera kaga. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantere. Wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi wihitiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo, nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza. Ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence. Muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence. Ukeneye kandi no kudutuma Korea, China, Dubai, turahari ngo tukuzane imodoka hitiyemo kandi wizeye. Tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. hitamo Gugaga Cars, ntago zicuza. Bakunzi bacu, turagarutse muri update zigiye zitandukanye nkuko dusoza ibiganiro byacu cyangwa se amakuru yacu, tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka Viateri. Nta musonga nta nahangova nta n'inzara. Ibintu ni kama kawaida. Iyo uvuze ngo ni kama kawaida no kuvuga yuko ntacyo urahindukaho. Yego. Sinda kuka iryinyo, ntabwo ndavunika urutoki. Yego. Ndi mu ryerye. Yego. Viateri rero. Nabonye amakuru ariko icyo mbona cyo mama 23 nayo irabizi ko ku ruhande rwayo igambanirwa kandi ifite amakuru. Yego. Wabonye ko za Rubaya ntago ari cyo ngiye kugarukaho, wabonye ko Rubaya naho harashwe. Haza renda birundamuriyemo, ubwo ni coalition, ndetse aho benshi bavugaga bati ese bigenze bite kugira ngo iyi drone irase mu ijoro muri Rubaya. Ubwo ni kuri guest house, ni guest house. Byagenze bite rero kugira ngo aya makuru urumva bamenye ko aba basirikare ba 23 bari muri Rubaya. Raje itubyibaza ari byo, ndetse benshi bibaza. Ubwo bamwe mu baturage bahamagaye, urumva urabizi neza ko abakorana kuri telefone na Kinshasa. Binagaragare ko ibi bice ngo abatanga amakuru cyose abagambanye harimo bamwe mu baba bari muri ibice bakorana na leta Kinshasa ku buryo bw'agafaranga. Yego. Bati rero imodoka z'aba basirikare baba 23 ziri hano muri iri joro turi kuzibona zinjiye. Ati rwose zinjiye saa 5:00 turi kuzirebera n'amaso yanjye ngenda zibonye. Yego. Ariko kuri side mama 23 nayo yari yamaze kumenya amakuru, nawe urabizi ko bagize iki, bafite ubutasi. Uwo muturage rero aravuga ati rwose muze mu bombarde mu barase bakwira imishwaro. Ati kuko ngende kubibona nahandi ndi kubabona n'amaso yanjye. Ikintu cyabaye rero ngo mama 23 yariri ibisunzu. Yahise izamuka ijya mu ruguru ku gasozi bita Bisunzu. Ndetse bavuga ko aduyiwe yarari ahitwa Gacoma. Ariko nguri Gacoma warasa uri Bisunzu. Icyo bakoze rero hari uwora biturusha, baryamye mu byatsi nyene, bari mbere ya byose bafashe ibizamodoka. Ubwo ndagiye gusora akantu kandi bafatiza imodoka bakimara kumenya iyo makuru ko drone igiye kuza kubarasamo. Imodoka mu kanya gato ko guhombya baba barazisohoye baragenda. Bajya babyita gupuringa. Yego. Muri ibyo byatsi rero barihisha mu mwanya muto, rero nk'iminota 10 bahavuye nibwo bagiye kumva bumva ya drone irasa hehe kuri ya guest house. Ino guest house akaba ari hizo modoka zari ziri. Yego. Bazizi rero yuko ngo barashe, ngo bari bishe ngo abantu bo mu mama 23. Okay. Urumva bazi hakuye drone yo yageze mu nzira iri ku. Yego. Kuko iyo ibitarahaguruka utanga amakuru aba yababwiye ngo noneho ziragiye. Yego. Noneho ikaba wenda yabasha gukurikira imodoka. Ni nayo mpamvu abo bayobozi bo muri 23 bo babashije kugifica cyangwa se gutekinga kava muri ibyo byatsi. Yego. Nugutekinga kava
ubwo bakoresheje terime yo gukororinga bagendeshaga inda. Yego. Noneho rero uri kuvuga ko hari ubugambanyi. Erega na ziriya telefone zabo nazo ubwazo ni ubugambanyi. Yego. Ziriya telefone nabonye aho umwe mu bayobozi bayo 23 abacigatiye ibitelefone 4. Ubu bushize hariho nabonye nawe ari kugenda asesera mu biti, drone yarije kurasa aho yacaga munsi. Yego, warahabonye. Yarije kurasa aho yakoreshaga inama. Abaturage batanga amakuru. Batanze amakuru yimura inama nayo aho yariri baraharasa. Yego. Kugeza ubu rero n'izo telefone zabo ubwazo nazo nabagambanyi, ariko kuba muri bo ubwabo harimo abagambanyi, ibyo ngibyo ntuzongere no kubyibaza kuko barimo. Niba umuntu wo muri 23 ajya mu nama ati reba escort wanjye yari umuwazarendo, ndetse na se yari majoro muri wazarendo, abo bose turi kumwe. Noneho yarangiza ati uwe escort wanjye ni nawe escort mwiza mfite. Noneho yarangiza akavuga ngo ariko n'abandi ntemo babarengo namwe muhumure muri beza. Ayo ma escort twigeze kubivuga hangaha tuti M23 bifata FRDC bose ngo barundemo fa kenyeje uko biboneye. Yego. Bamenye yuko bari gutrendinga abantu bari abasirikare bo ku ruhande rwa leta. Kuba rero yaza akemera kuko n'ubundi arabona yuko mwabatsinze, ariko nyuma yaho agakomeza gukorana na leta ya Kinshasa ntabwo ari igitangaza. Yego. None se mu minsi yashize ntabwo Kitsekedi yigeze kujya ashaka kohereza amafaranga ayoherereza aba FRDC na FDLR bari muri Goma abinyujije mu bakozi ba ya mabanki yafunzwe. Ubwirwa n'ikindi kugeza ubu ngubu motivation batayibona. Oya amafaranga yari afite kuko nge mu makuru mfite wenda twigeze ko yakomazaho hano bivugwa ko hari n'umwe mu bakomeye bo mu 23 yashatse kugura ariko akamubera ibamba. Yego rwose ati ntugura amafaranga ngahe ariko uzi wanje. Umugabo amubera ibamba ati ntago ari uko nkora. Buriya wari kumbera imfuro y'umumbwira nkumva niba byari gushoboka, ariko wenda ubwo nibanga ryawe kimwe nuko oya ntacyo reka muvuge bivugwa ko yashatse kugurira umugabo witwa Nzenzi. Ngo ntabwo yari kumwemerera, ariko akamubera ibamba ati ntago bishoboka, nge ntago bingurika n'ibyakunda. Yego. 23 rero ubushize narabivuze ntibareke ubusongarere bafite. Ubusongarere bafite kwirirwa batonze umurongo, amajipe agera convoy zigera muri 60 n'iziki ku bantu bari mu ishyamba. Wenda nibareke iyo ya guverineri uriya koroneri Bahati agende muri iyo convoy, izindi zose zirapanwa, guverineri ye umuvugizi iye, abantu benshi cyane ugasanga ni convoy ishyano ryose. Ibyo rero bagende babigabanya kuko byanze bikunze bigaragara ko abo baturage uvuga wabonyeho M23 ivuye uburyo abaturage baserebura. Yego, banasubirayo aba wazarendo n'aba FRDC. Wumvise abo muri Sange babwira itangazamakuru ryabo ngo twebwe ikintu twari turushye cyari kiturembeje kugeza ubu ngubu n'umuganda. Yego. Bashaka kubaho n'ubundi mbese bakora ibyo bishakiye muri ibyo kubabwira umuganda no gusukura umujyi no kwisukura ubwabo ntabwo babikeneye. Kandi noneho menya ko kugeza ubu ngubu wazarendo menya yuko ari abasivili bikoze barirundanya bahinduka wazarendo. Yego. Noneho sasa asize umugore waho ngaho. M23 iramwirukankanye imugejeje iyo ngiyo. Niba agarutse asubiye mu muryango we. Niyo mpamvu ubona aho M23 ivuye usanga abaturage rwose bongera bagaserebura bakabyina rwose. Nejo nahoze mbibona babyina baserebura, reka sinakubwira. M23 rero nigerageze isubire mu bihe byayo. Ibihe byayo mvuga ni ibihe, ni ibyo kurwana. Nisubire mu bihe byo kurwana, yongere yigarurira imitima y'abantu, naho uko iminsi itinda niko nabo ubwabo harushaho kugenda hazamo urwikekwe, niko bagenda baraswa
uko baraswa nabo niko bacanganyikirwa bizagera aho intambara ibacanganyikije noneho usange leta ibarushije imbaraga. yego kandi Kisekedi we rwose na n'ubu ngubu ntabwo yicaye ubusa, ahantu ariho hose arasaba ibihano, yego arasaba ingabo, nuko muri ino minsi ntaho mperutse kumva asaba ingabo. yego izo murangura niba zaranaje sinzi niba ubinduje, izo murangura ngo hageze kuza 100 harya abe instructeur niko abarimu. ingo yego instructors n'aba Tanzania ko niko numvishe. abo ntacyo wenda natwe twaba tunabafite bigisha, ariko noneho nashakaga bamwe baza ku front line nkuko byari bimeze muri cya gihe cy'98. mpamya yuko Angola itigeze iza kandi na Tanzania na n'ubu genda cyashidikanya yuko basubiyeyo, nubwo basubirayo kereka ababa barazimiriyeyo, kuko ntabwo hashobora kubura ingabo memu n'aba South Africa, ntabwo ushobora gukora igenzura muri biriya bice bari barimo ngo uburemo n'umwe wahasigaye, ntabwo bibaho. yego n'aba Malawi ntiyabura n'umwe, kuko nabo bari bafashe aterime y'abakongomani ya kurongora teni, gukuramo uniform, yego kugondeka n'ibindi, byanze bikunze nabo barahari. ikindi kintu nabonye abantu benshi bakomeje kutubaza Bwana Rutagengwa, nakomeje mbona abantu benshi batubaza batese ko tubona ibitangazamakuru bivuga ko umugaba mukuru w'ingabo yaguye Rubaya. aya makuru ni ibihuha pe, reka njye nyababwire, nagiye mbona ari benshi babimbaza, kandi koko ibitangazamakuru byabyuse biyavuga aya makuru ni ibihuha, kuko ahubwo izi drone bivuga ko hari Jimmy Colonel ndetse n'umumajoro witwa Juste, ndetse ari nabo bakoze ibyo ngibyo yego, abari baje bagakwirwa imishwaro yego, ariko nta makuru rwose ariko ibyo navugaga se uwatanze amakuru yabonye convoy, yego yumva yuko convoy harimo ihari General Makenga, yego Makenga nyine ntakomeza kugenda areza agatuza nkako akundi abayidayinga hariya ngo muhimu yetu ni ku muto wa Kisekedi, uramubwira yuko uzamutowa nyine nawe arashaka kugutwa. Makenga ni umusirikare gusa, icyo navuga cyo si uko wenda bitaba, ariko reka nkubwize ukuri Viate, iyo urebye uburyo kiwe strategies zitandukanye na kwa kundi wa mugano ubona hari umuntu hari mu rugamba, amatelefone ibiki byose, amashenete, ukibaza ati iki ni ikibazo, ariko we uko ubibona we agaragara gake pe. Narabivuze ntituzi ofisi za Nanga, yego tuzi ofisi za Dr Barinda, tuzi iza Bertrand Bisimwa, yego, ariko noneho narabaje nti iza General Major Sultani Makenga zo zibaye ntazo wabona, kimwe nuko nawe ashobora kuba yaracukuye indake nk'abandi, cyangwa se ahora agenda no ku front line, agenda no mu ma defense yiwe, yego kuvuga ngo yarashwe. Rero ibyo ngibyo ntabwo ari we wa mbere baba babitse, yego abamwifuriza gupfa bo ni benshi, kuba ari ukugira ngo buri wese, nakubwiye yuko muri ino ntambara abantu benshi bahindutse abahanzi, ingero naraziguhaye, aho igitangazamakuru kikora hariya kigakubita inkuru hariya, nyuma yaho ukazasanga ari igihuha bari bakubise hariya. Makenga rero ntabwo arapfa, apfuye byamenyekana. Urabona Lieutenant Colonel Wiringoma byahise bimenyekana, Kinshasa ihita ibyigamba. Kinshasa rero ntabwo yaba yarashe General Makenga ngo ye kutabyigamba, kuko n'ubundi izo drone zitanga amafoto mbere yuko zigira icyo zikora. Yego. Niba zije ari we zitumbiriye mbere yuko zinamwoherereza bombe, byibura aya mafoto abayageze bavuga bati nguyu turamufite nguyu. Ntabwo yari yapfa rero aracyahari, ahubwo noneho ubwo batangiye kumubika nawe naza bereka aho abera kaga. Yego. Hayo ubundi bintu abantu bamusaba haraburi ikingwa bikora. Kintu bamusaba ni ukurwana. Yumva yararangije intambara, yumva yarashyikiriye igice, byararangiye tubimenye, niba bidutangariza yuko bashyikiriye igice. Noneho ejo niyongera kuvuga ko azajya gukuraho Kinshasa, noneho tuzavuge turatubeye. Nka Wiringoma rwose amagambo yavuze igihe bashyingura ba baturage bishwe na drone, wabonye yuko Kisekedi yahise abimukorera. Yego. Yahise abimukora. Amubwira ngo tutamufikisha mahakamani, tutamukamata.
izo video nizo zagendaga nyine nabo harya niwe twaganiriye ko nabariya bakwikiri bagiye baritsira yego ni jewe ko nabo batishimiye uburyo ki yabakojeje isoni bagataha bimyeze imoso yego wabonye akimara gupfa video twe ko twagarutse yego nuko rero ibyo babwira Kisekedi niba bikore bategereje ikibikoresho barabifite naho ibyo kurekura uduce byo biraza kubeba ibindi kuko nabonaga mu kaya makuru ko no mu ijoro muri za Kinigi harimo imirwano ikomeye gusa bikagaragara yuko FARDC yakuhakubitikiye ariko barakubwira bati ibingibi tujya tuvuga ngo abantu bari kurwana ati noneho ubu ngubu ni imirwano nyayo tumureke kugeza ubu ngubu nawe twahereye kuri izo drone yego ariko mu by'ukuri ku ntambara isanzwe aho bahangana sharing bakadivansinga yego M23 yo ishyikirira base hariya muri ho plateau mu misozi miremere ubushize Colonel Rugabo yavuze ngo iki yaravuze ngo abarundi nibaze bakora isuku hano nibaze batoragura imirambo yabo kuko igice turimo kiri kunuka Rugabo yego Colonel Fidel Rugabo niko yavuga yego ati kugeza ubu ngubu abarundi twababoneye inzira ya bugufi ijya mu ijuru ngo gusuhuza abo kwa Nyagasani naravuze ntariko sha abanyamurenge na n'ubu muracyantenguha muracyafite ubudabagizi nge narabibabwiraga ko ari abadabagizi bakanyandikira muri comment ngo ariko kucyo twita abadabagizi aho abicanyi abagome bawe ubohereje mu ijuru ahubwo bohereze kwa shitani kuzimu yego ibyo njya mbivuga bakanyandikira noneho icyo gihe njya kubivuga yari yavuze ngo byakajugujugu bigeze guhanura ngo kajugujugu ihaye iri kuribwa n'amasamake yego avuga nti wa mugabo ujye reka guteta rwose ubwo ni uguteta murateta mu ntambara murateta n'abantu barwanirira igihugu mwebwe muri nyeshyamba kugeza ubu ngubu icyo gihugu rero nacyo gishobora kuzaberekaho kibera kaga kubijyanye n'imirwano yo hasi aho rwose ndavivuye kugira ikibazo ariko noneho impungenge niba defense iri mu birometero 30 drone irabaca hejuru nta nubwo banayimenya igende bumve yakoza agatendo hiryo ngiyo ese ko bigeze kutubwira ngo hari ingamba z'ubwirinzi ngo nazo zigiye kwimukira mu bice byo mu misozi miremire ingamba z'ubwirinzi kugeza ubu ngubu zazimiriye he cyangwa wa mugani ababirigi bahise bazana tekinoloji irenze yabo n'ibyo rero inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze aho utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. nibyo koko babivuze ukuri uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa igisubizo ni Diabetes Collection tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma tugwibikubereye kandi ku giciro cyiza ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe. Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke niba ikiri inzozi kuko twakuzana ibibanza byiza kandi bya make ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site hari umuhanda amashanyarazi amazi ndetse n'amashuri hafi yawe ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura
duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39.